munsi turaganira ku buryo bworoshye bwo kuzapurayinga girini kadi kandi bwemewe, nzababwira intambwe ku yindi, uburyo uzuza apurikasheni n'ibyo uzakora mu gihe watsinze, ntukazacikwe. Ubu tugiye gutangirana na pati wani, nkomeza ngenda mbahereza igice ku kindi, uburyo bazapurayinga, uburyo bizagenda, linki uburyo izasohoka, webusayiti izasohokeraho. Twihuse, uko wakwitabira girini kadi ya 2026, urabanza usobanukirwe umenye girini kadi se ni gatiki, ikora iki, ikora ute. Tumenye icyo girini kadi rotari icyo ari cyo. Ni gahunda ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iguha amahirwe yo kubona pamanenti rezisitensi muri Yunayitedi Siteti. Ivuga ko rotari iboneka rimwe mu mwaka kandi ikitabira abagera kuri miliyoni 10 z'abatuye hanze y'umugabane wa Amerika. Tugiye ku ntambwe ya mbere, uburyo linki isohoka, uburyo ikoreshwa. Iyo webusayiti bayita developprogram.state.gov. iyo linki iyo igeze mu gihe cyo gusohoka, kubera buri mwaka isohoka mu kwezi kwa 10 hagati ya tariki 5 n'10. Icyo gihe haba haje abasikamu benshi bakora nabo za linki z'ubusikamu, ku buryo muzazinyuraho mugiye kwa purayinga, baba bafite ubushobozi bwo kuziba amakuru yanyu. Icyo nzi cyo mwazasura, mwazajoyininga urubuga rwabo rwo kuri X, bagwita developprogram.state.gov. niho linki izanyuzwa. Mbere na mbere uzashaka ibyangombwa byose byuzuye, harimo pasiporo yemewe, ifoto nshyashya yawe, amakuru y'imiryango n'akazi kawe. Tugiye mu by'imiryango, iyo waba uri umugabo warashatse umugore, mugomba kuba mufite mariage, mukaba iyo mariage yanyu ikaba itarengeje igihe cy'imyaka 2 muyisinye. Kandi ako kazi runaka ukora, ugomba kuba ufite seritifika igaragaza yuko ukora ako kazi mu gihugu urimo ako kanya. Twihuse tukajya ku ntambwe ya kabiri, uburyo muzuzuza fomu. Uzashyiramo amakuru yawe yose, amazina, itariki, igihugu uturukamo ako kanya, urwego rw'amashuri n'ibindi. Muri urwego rw'amashuri nibwo harazamo abanyeshuri bamwe barangije siniya 6 bafite za diporome, hakazamo n'abarangije kaminuza. N'umuntu utarize ukeneye kuzapurayinga girini kadi, asabwa kuba azaba afite icyo bita seritifika ya jobu sikilizi. Ni seritifika ihabwa umuntu ukora umwuga runaka. Hari umwuga wo kubaka, hari uw'ububaji, hari uw'ubutetsi. Ndabizi abenshi batigeze biga, izo seritifika murazitunze. Aho tuvuye kuri iyo sitepu, uzashyiramo ifoto yawe ikurikije amabwiriza. Ifoto bavuga ni ya foto ya pasiporo, inyuma bakagarawundi azaba ari umweru. Uzareba neza amakuru mbere yo kuyohereza. Uzabanza urebe nimba neza amakuru watanze nimba ariyo. Tugarutse ku makuru y'umuryango, amakuru y'umuryango ni ukuzabanza ugacekinga, ugashaka ibyangombwa by'abana bawe, iby'umugore, iby'umugabo, akazi mukora, niba abana biga batiga, byose mukabishyira ku murongo. Noneho mbere yo kuzabanza guhita wohereza ayo makuru yawe, uzabanza ucekinge neza, urebe amakuru watanze nimba ari aya nyayo. Gayizi, ni ukuzitonda neza mbere yo kwapurayinga, yo gukora sabumitinga, ubanza ugacekinga neza amakuru watanze nimba ari aya nyayo. Intambwe ya gatatu ni uburyo bazatanga apurikasheni namba. Iyo apurikasheni namba ni urubuga ruzayikoherereza. Ruriya rwa devo porogaramu ni rwo ruzayikohereza kuri imeri yawe.
uzahabwa icyo bita confirmation number. Iyo confirmation number ni ingenzi cyane, ujye wibuka neza kuyibika kuko niyo uzakoresha uri kureba nimba watsinze cyangwa watsinzwe. Iyo confirmation number ni nk'aho ari pin yawe, ni umubare w'ibanga uzawubika. Twihuse tugiye ku ntambwe ya 4, uburyo muzakira notification igihe cyo kumenya ibyavuye muri lottery, muri result date yatangajwe kuri website. Uburyo nabwo uzayinjiramo uzakoresha confirmation number. Urumva ko ya pin iriya confirmation number mvuze hejuru ni ingenzi kuko niyo uzamenyaho ko watsinze cyangwa watsinzwe. Tugiye ku yindi step, ntuzarindire yuko ya email wakoresheje uri gufungura na nimero zawe ko ariho bazanyuza ubutumwa bugufi bugaragaza ko watsinze. Ibyo ntibizashoboka. Icyo gihe uzakoresha iriya confirmation number, niyo uzakoresha uri kureba ko watsinze. Ibyo abatsinze bakora, niba watsinze bagusaba gukora interview muri ambasade ya Amerika iherereye mu gihugu urimo, nimba uri mu Rwanda, nimba uri mu Burundi, nimba uri muri Kenya, nimba uri muri Tanzania, bazagusaba kujya muri ambasade yabo mu gihugu urimo ako kanya. Tegura ibyangombwa byawe byose birimo passport, amabaruwa yemeza ibyangombwa by'amashuri, akazi n'ibindi byinshi cyane. Guys, umenye yuko kwa applyinga nta kiguzi bisaba. Iyo umaze kwa applyingwa baguhera confirmation number y'ikintu ukora, urayibika neza, ukabika amakuru neza yawe ku buryo iyo ugiye kureba ko watsinze ugasanga watsinze, aho nibwo urugendo rw'amafaranga rutangira gukora. Ugiye muri za ambasada nibwo amafaranga atangira gukora. Noneho kwitegura gukora interview ni ingenzi cyane. Baza amakuru yawe yose, igihugu urimo, akazi wakoraga, nimba warafunzwe utarafunzwe, buri kimwe cyose bakinjiramo. Noneho uvuga ko green card lottery ari amahirwe, ariko ni ukwitonda cyane, ugakurikiza amabwiriza neza, ari ingenzi. Shishikariza abantu kugerageza kwa applyinga green card kuko ni amahirwe ahabwa buri muntu wese utuye hanze y'umugabane wa Amerika. Noneho iyi Devarised Visa Program ni gahunda ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika itanga amahirwe yo kubona permanent residence. Harimo iyo bita infographical y'abantu batandukanye bitabira lottery, hakabamo test, amahirwe ku bantu. Uzuza amakuru yawe yose, amazina, byose n'ibyangombwa byawe byose bikurikira. Yes guys, ubwo turaza gukomeza no muri part 2.